ariko mana ariko misiri mana niko we iyi business ubanza ikora we ego ko ni gutya ntubibona iminsi mike tudaheruka nuko usigaye wabaye nuko mana sinijoro uzi ko iyi business ubanza yakora cyakoza mbashije kumirwa uzi ukuntu waje unganira byibuka ariko mana amafaranga reba gisigaye gifite nk'urutayiri rwiza kundi ariko nawe usigaye ugira icyizere umva visit Rwanda uzi kano gataye umunyamahanga duhagurukira mu ijana uriko ibyanye nk'igizanga baguhereza icyatanu umva utahamaye ijana ubundi njye n'ingagi umva twikoraho di ariko mbeshe unjajwete n'ingagi umva ndamaze niba ndinjajwete umva ego ko umva iyo niyo y'abanyamahanga ujye ubitwara kuko iwacu dukunda ibi mfite ibi umva isoni iyo taye yawe mana iyo ngeri icyatanu mbiswa we icyatanu ariko birantuye ariko ona Nikose tukira wowe uherukana na Joseph amakuru ye umva ntumbwire iriya mbuga y'umugabo Joseph ako nimbwa yayindi ninkubwira imbwa wumva imbwa muzindi imbwa yarakwishyuye Joseph tujyane ankuremo imyenda atangiye no kunkura ku bwoya ndebera mwana ankura mu bwoya arangije Joseph ariko nimbwa naramugari kukiramukoreye naramututse ku babyeyi ndamutuka nibunzi kununukana ntabwo tukanye mu bihekane nabyo bifasha naramututse ndamutukuza ngiye gukora n'agahigo bita muri inzara mu gatuza sunzi ariko yusa kuba uhari naramututse koko ndakwizera Gwino ufite ugasayize ndabona ariko sawa Nikose ko wazindutse nkazinduka ko usigayemo n'ukunda akazi ariko umva baravuga ngo kazi ni kazi utamuha kazi ni pesa mama umva se izuba buriretse cyangwa n'akazi ako nawe nameze nkanjura mu mwenda umwe nawe umva none se wambaye ku mafaranga cyakiriwe cyaguhaye amafaranga nayo ko cyagihe nanangaye uryo musaba ntakintu wakoreye habe anakoreye abado umwe babiri navuye mwumva ameze ngo udushye ko kumo ngabamo ku mafaranga rero amafaranga nayo utanyakoresha ibindi bingiye mana nawe Miss Rufe ariko ariko mana ubusenge munsi giki erega reba baransiza ahangaha basi tujyana turi babiri
reka baragiye tukaguha twembi nta n'isoni ahe ndebera ye umva nkubwiye utagira ngo utwaye umuntu yahe ngo rero ngo uzi ngo ujyanye umuntu w'inzobe jyana ni inzobe mu maso gusa ahe mu mugongo ni urukara ikibuno ni urukara jyana ahe ndabona uwanjye mwana agasa agasuzuguro pe umva nkubwire aho bigeze ujye ungendaho gakeya umva ndakwiyamye umva nkumanta agasuzuguro kenshi niwowe utagafite maze njye no ujya gutegera kukurambira. hawe njyana hose sinkagusanga umva ujya gutegera ahandi ahantu hose uba iyi wowe gisa n'iyaso wowe gisa n'iyaso umva indaya make gusa gusa make nawe ejo ntabwo umukiriya wambaye ntabwo warebaga ubugambo wa nta mahirwe wagize nyine urango utagusanga urajyana bwa Joseph wakwereka warandongoye nibyo nyine yakumariye iki se yananguriye telefone nubwo yandongoye cyane ukanguriye telefone ntanga ya make wowe se wowe ukurana bwa Joseph kazi ndatinze Joseph si nyambwa yawe ndakwiyamye reba n'uruda reka ntaso y'umutsi wo mu gahanga na umva gisigete namo dore visiteri araje gusanga washize n'uruda reba ye mwereke visite dore rahatamana biskunda nakwiyamye ndekaniye visiteri yarahageze ndakura visiteri atadore mana nditumeze neza ase wowe urashaka kuvuga ibiki hano visiteri soma urata inkwereho niwo ninjye wawe yewe visiteri nje nkunda umukobwa muto cyane oya ni nje mutoya uyafite n'uruda visiteri reba reba umutsi wo mu gahanga iyo umutsi niwo bakunda bano bazewe njewe nkunda umutsi mu gahanga nibo baryoha oya cyane kagabo ni agasaza twaranjewe njewe nanjye ndashaka agasaza kwa nanjye ndi umusaza nkoraho wumve rata oya nanjye kora yego visite wowe uroroshye cyane kandi nkunda umuntu ukomeye nkanjye mana ariko visiteri mana visiteri umutsi mu gahanga harihogi visite dore visite mana kano kameze neza cyane oya bibi dore umusaza visite twitendere wowe tuzavugana ubutaha cyane ariko uri mwiza cyane cyane ndi umukobwa buto cyane turabanza dukora ibintu ndakwishyura banza njyewe nyishyura amafaranga wangita mama yanjye nguhe kashi cyangwa nkohereze amadolari ku telefone yohereze bwaba mbwira kode yawe kira vuba Jeannette mu kaburende Jeannette witiranwa na mama wanjye cyane nayohereje kuramo agapira uretse papa alo mana ngwiki Teresa arapfuye mana yisinjwe kandi twamugira inama kenshi gashoboka nyuma yuko kwa muganga badupimye bakadusanga turwaye ngewe imiti ndayifata neza mana we Teresa arambabaje uduheri twose njye twatangiye gukira nta bibyimba nyirwara arizi si jama njye nta sida nta kinwaye carire kanze mwihere yankunze yakunze uko ameze ndaje muha rwose kandi ndamuha neza mana se sheri ko mbona wambara mana ngwizo basi kumana wakaje nkakwihera arabyiye mana yere basi nakundi aha aya nawe ndayariye